ubwo twumvaga uwacu aragiye. Amarira menshi, umubabaro, intimba n'agahinda dusigaranye, abakuru n'abatoya turababaye cyane. Mbega inkuru mbi, iyi nkuru iteye ubwoba. Wa nkuru we uri ncanga ubwonko, ubwo twumvaga uwacu aragiye. Amarira menshi, umubabaro, intimba n'agahinda dusigaranye, abakuru n'abatoya turababaye cyane. Nubwo tubabaye hari inkuru nziza, abo hakuno ya Yorodani turimo turira, mbona abo hakurya ya Yorodani bo bararirimbye ngo umugeni aratashye, umugeni aratashye, ngo umugeni aratashye, umugeni aratashye, bafata inanga baracuranga aratashye, umugeni aratashye, aratashye, yambaye neza araruhutse. Warateguwe bihagije, uradusezera ntitwabimenya, none birangiye wambutse. Umukoro ukomeye dusigaranye n'uwo gutwarana tukagerayo, tukazabana mu gitondo cy'umuzuko. Warateguwe bihagije, uradusezera ntitwabimenya, none birangiye wambutse. Umukoro ukomeye dusigaranye n'uwo gutwarana tukagerayo, tukazabana mu gitondo cy'umuzuko. umugeni aratashye, umugeni aratashye, umugeni aratashye, umugeni aratashye, ntabwo azongera kubabara. umugeni aratashye, Agiye neza aratashye we, umugeni aratashye, hasingiriye ikamba ry'ubugingo. umugeni aratashye, Aratsinze aranesheje, umugeni aratashye, intwari y'Imana iratashye, umugeni aratashye, abasigaye bukomeye aratashye, umugeni aratashye, natwe abasigaye twitegure, umugeni aratashye, aratashye, yambaye neza yambaye neza, araruhutse, n'imirimo myiza yambaye neza yamuherekeje, araruhutse, umugeni aratashye. Araruhutse, inshuti ya Yesu, aruhukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Araruhutse, araruhutse. umukunzi w'umwami Yesu
gukiranuka asoje umurimo we araruhutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi kugukira. Twongeye by'umwihariko mbanje kubashimira, mwakoze kandi mwagize neza kuza kudufata mu mugongo. Ntabwo biba byoroshye kandi biba bigoye kubura uwo wakundaga cyangwa kubura umubyeyi, ni ibintu biba bigoye, ariko hamwe n'Imana, Imana iba yamukunze kuturusha. Nta kintu kijya kiba Imana itakizi, mu mugambi w'Imana ibibizi. Ntabwo biba bitunguranye, nta nubwo ari ibintu umwana w'umuntu yabigambira ariko Imana itabyemeye, ntabwo byaba. Sinshidikanya rero ko Imana niyo yamwitwariye, yajyanye umugeni we. Impamvu mbibabwiye ibi ngibi, haciyemo ibyumweru bibiri tuganiriye, yarampamagaye arambwira ngo aranshaka, ndaza, arambwira ngo nagira ngo nkwaturire, ntature ibyaha byanjye. Mu isi nta muntu utagira ibyaha, kandi ikintu cyiza k'umukristo nyawe ni uko ubasha kwimenyaho ikibi, ukamenya aho waguye, ukamenya no guca bugufi. Twaraje twicara muri salo, hari mu gitondo saa 12:30, arambwira ngo ndagira ngo nkwaturire. Aratura, arangira arambwira ngo nsabira Imana imbabazi. Amaze kwatura twarasenze, arangira arambwira ngo ndumva ndi mu rugendo, ndi mu bantu bari gutaha, ariko ikintu ndi gushaka gusaba Imana ni ukugira ngo inkomezi mu minsi nsigaje nzatahe neza. Arongera arambwira ngo unsengere Imana inshoboze nzatahe mbasha kujya muri Nibature. Mu gutaha kwiwe rero yarangije urugendo ari kubasha kujya muri Nibature. Yari umukristo kandi yari afite ubuhamya bwiza, yarazi kubana. Ibyo ni bimwe mbabwiye, ibindi turakomeza tubyumva kubera ku masaha yagiye. Baza gutanga ubuhamya, turaza kubutangira ku rusengero. Ndagira ngo tujye mu mwanya wo gusezera. Ndagira ngo nsabe bamwe bo mu muryango ba hafi bagende babereka aho bahagarara, noneho tujye dutambuka dusezera kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Urwo rurembo rwera
rurembo mumenye ibyiza byarwo mubyifuze namwe urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana urupfu ntirubayo nta no kunanirwa nta mbeho nta n'izuba nta ndwara nta byago urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu umuryango nawe usengere Bana na Yesu iteka mw'ijuru bidutera umunezero bikabishimisha mw'isirero n'umushyitsi sinzayihoraho ahubwo ndi mu rugendo runjyana mw'ijuru mw'isirero n'umushyitsi sinzayihoraho ahubwo ndi mu rugendo runjyana mw'ijuru urugo rw'Imana ajya runyereka ruhora runyegereye arumishuriye bituma nifuza byose mwihangane mukomere bibaho kandi umuntu wumva ashaka kurira arire yibohoye bijya bifasha umuntu kurira bituma abasha guhambuka umutima niba umuntu arize mugerageze mumube hafi ariko mumureke arire yibohoye murakoze n'igihe gito intambara igashira n'igihe gito umurabuka cyangwa noneho mwarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda nijoro ntihazagera nk'ibyaha nicyo gituma huzuye amahoro nijoro ntihazagera nk'ibyaha nicyo gituma huzuye amahoro umubabaro n'uw'igihe gito ijoro naryo ni iry'igihe gito ndirira kenshi muri iyi si ndimo
zabandukanye n'ibyago zabamumbatiwe mu maboko ziko mw'ijuru hataba umwijima habaye umucyo uhoraho iteka ziko mw'ijuru hataba umwijima habaye umucyo uhoraho iteka noneho ntacyo umubabaro urwaye kuko nzawe bagirirwa kwa Yesu nubwo ngifite. Muraho mwese. Mbere na mbere yo kubabwira amateka ya nyakwigendera nabashimira kuva mukimara kumva inkuru y'akababaro y'icyatubayeho muri uwo muryango mu ijuru yatabarutseho, mwakunze kuba hafi yacu kugeza umunsi w'ejo ndetse no kugeza n'uyu munsi. Murabigaragaje ko mwahagaritse ingendo, mwari kugenda muhagarika byose muza kudufasha nk'umuryango kugira ngo muduherekereze uyu mubyeyi. Amateka ni maremare rero. Nijoro nagiye nganira n'abantu bamwe twari kumwe ku kiriyo. Iyo umuntu abuze umuntu we nibwo filime y'ubuzima yanyuzemo abubona buza. Rero ntabwo amateka ya Mukampana na Mariya nayavuga yose kuko ari ndavuga iby'ingenzi, kuko bisa nkaho mbuze ababyeyi babiri. We na musaza we nababayeho bandera. Ni ukuvuga musaza we yashatse ari igihe wavugije ingoma mu gihe cy'ubukwe bwe, bumva ko abavutse bose bavukiye mu biganza byanjye mbabona. N'uyu rero mushiki we wigendeye nawe yashatse ndeba. Umwana wa mbere mubyara ndeba. Ni ukuvuga amateka ndayazi. Wenda mbabwiye bike cyane. Niwe wamboheye agasambi njya kwicaraho ku ishuri muri za 72 aho nizi Nyanza hariya. Hari Nyanza bahita Inyanza, ubundi hitwaga Kwibanda, ubundi hitwaga mu Matyazo. Izina Inyanza rije ubungubu. Rero niwe wamenyeraga itushi n'ikayi. Mwe mugira amahirwe yo kuba mwiga kwita ubungubu, ariko ikayi wajya kuyifata haciye imyaka myinshi. Rero mu gihe kigeze cyo gufata ibyangombwa niwe wagiye kunzanira ibyangombwa. Ubundi umwe mu gihe cy'irangamimerere igihe kiragera ukagenda ukajya kwifotoza. Ubundi ko bimeze mwebwe nk'urubyiruko ariko mubizi. Igihe cyacu cyarageraga bakagufotora, umubyeyi wawe akajya gushakira ibyangombwa mutajyanye. Niwe rero watwara amafoto ajya hariya ibutamwake uriya aha hari umurenge wa Mageragere, buriya yabanje kuba akarere ka Kiyovu, kavaho kuri Kiyovu kaba Butamwa. Nge nafashe rero ibyangombwa batanga irangamuntu z'icyatsi za icyo gihe yari komine Butamwa, izitukura zari zararangije igihe zo muri Kiyovu. Rero amateka ni menshi navuga. Gusa uyu mubyeyi icyo muziho guhagarara ku ijambo yavuze. Icyo abantu benshi bakimuziho. Muziho umubyeyi ukunda umuryango. Ikindi ni umwe wagiraga ishyaka cyane akumva ko umuryango we utakwicwa n'inzara kuko yakundaga umurimo. Gusa rero twese turahungabanye, nta wajya mu mateka y'ubuzima bw'umuntu ngo urangize, ariko amateka y'uyu mubyeyi yamuranze nyaziho byinshi. Gusa reka mbahe bike cyane ku muryango asize. Nyakwigendero yavutse muri 1956. Asize abana 9, abahungu 5 n'abakobwa 4. Nagira ngo kugira ngo wenda nubwo mwadutabaye abo bana be bahaguruke baze bahagarare hafi hano, ubwo kugira ngo mubabone mumenye n'umuryango mutabaye wariho. Bihute rwose bamfashe bihangane. Abo bana 9 mvuze
barimo abahungu 5 n'abakobwa 4. Afite w'abana b'abahungu, noneho afite abuzukuru 36. Abo nabo bazi harimo n'abuzukuruza 2. Impamvu ntabahamagarira rimwe nagira ngo mumenye abana be nyirizina by'ukuri, noneho abuzukuru nabo barahaguruka mubabona niba baba bari hano babaye bahari. Goodbye to you, my trusted friend. Aba rero nabuzukuru mubona, uyu ni wo muryango wacu, uyu ni wo muryango nyakwigendera Mukantwari Anne Marie asize. Yashakanye n'uwitwa Tabaro Sylvestre. Rero ntawavuga byinshi kuko turakoresha ingengabihe dufite. Mbashimiye, murakoze. Arakoze cyane umukuru w'umuryango, ngira ngo abana be, abuzukuru, abuzukuruza basubira mu byicaro bakicara. Ibigaragara cyangwa se bigaragarira amaso nuko uyu mubyeyi wacu mu by'ukuri Imana nawe yamwishakiye kandi yamwishimiye. Hanyuma nagira ngo ducunguje uburyo umwete, dufite abaririmbyi badufasha, abategereje bararirimba indirimbo imwe ndetse n'intwarane baririmbe indirimbo imwe. Ni karibu twihuse kugira ngo twudushe gahunda. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABCs, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now the spring is in the air. Numva ndushaho gukumbura uwo murwa wera, aho ngaho nakurira nagusuhuza umutima, ibibazo byose tubona muri iyi si tuzabisiga, aho ntibujya bwira Yesu niwe mucyo waho, ayiwe numva ndushaho gukumbura uwo, ayiwe numva ndushaho gukumbura uwo murwa wera, aho ngaho nakurira nagusuhuza umutima, ibibazo byose tubona muri iyi si tuzabisiga, aho ntibujya bwira Yesu niwe mucyo waho, ayiwe numva ndushaho gukumbura uwo, ayiwe numva ndushaho gukumbura uwo murwa wera. Turizwa n'ibyago biriho kanari byo mundi, ni kuki turizwa n'ibyago biriho kanari byo mundi, mukweriya mukweriya yajyawe n'ingoga na nyuko nikonza mwisi, ubwitabo byose bizaba bishize, hariho muhimbaza Imana. Ubwitabo byose bizaba bishize, hariho muhimbaza Imana. Ibintu byabo nubwo byinshi natwe tubizi. Imana ibahe umugisha. Dushimiye abaririmbyi bahoze batwihanganisha, dushimiye abadiyakoni bari kudufasha kubona aho twicara. Mu kuri ntabwo ari byiza ko
herekeza umuntu nk'uyu nguyu w'umunyacyubahiro uhagaze. Abashoboye kwinjira mu rusengero muhabonera aho bicara, niba ngombwa ko dukenera ibindi bikorwa bituma wenda dukenera umwanya uhagije twanaziterura, ariko bababonera aho bicara rwose, keretse abadiyakoni. Abandi bose mwiyaranje babicaze pe, niba nibashaka bazibyiganishe, ndazireba zirahari. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana ritoya ryo kuduhumuriza, niturangiza tuze kumva ubuhamya bwa mushiki wacu. Hari ubwo nagiye numva hano haruguru aho nahoze babimbwira, nanjye ndabikumbuye kongera kubyumva nkabyumvira mu bantu benshi. Hari amagambo yagiye avuga akababwira bakumva habaye bavuze iby'umugeni atubona njyewe ndashaka kubyumva nkabyumvana abantu babivuga ndi mu bantu benshi. Mureke rero tugusome ijambo ry'Imana, igitabo mbere cy'Abatesalonike ibice 2:13. Inota mikeya mfite kadusome iryo jambo. Haranditse ngo, ariko bene data ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara nka ba bandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ari nako twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Iki ni cyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'Umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'Umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye. Kuko Umwami ubwo azaza amanutse ava mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu ijuru mu bicu gusanganira Umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'Umwami iteka ryose. Nuko mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Amena. Ya ni amagambo meza, ni amagambo y'ihumure. Akongera dukomeze gusoma Abakorinto ba mbere 15 n'umurongo wa 40. Ho haranditse ngo, kandi hari imibiri yo mu ijuru n'imibiri yo mu isi, ariko ubwiza bw'iyo mu ijuru buri ukwabwo, n'ubw'iyo mu isi nabwo buri ukwabwo. Ubwiza bw'izuba buri ukwabwo, n'ubwiza bw'ukwezi buri ukwabwo, n'ubwiza bw'inyenyeri buri ukwabwo. Kuko inyenyeri imwe itanganya ubwiza n'indi nyenyeri. No kuzuka kw'abapfuye nuko kuri. Umubiri ubibwa ari kubora, ukazazurwa ari kutazabura. Ubibwa ufite igisuzuguriro, ukazazurwa ufite ubwiza. Ubibwa utagira inenge, ubibwa utagira intege, ukazazurwa ufite imbaraga. Ubibwa uri umubiri wa kavukire, ukazazurwa ari umubiri w'umwuka. Imana ibahe umugisha. Dusoze dusoma, turasoreza ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice byaho 22 n'umurongo wa 29. Ho haranditse ngo, Yesu arabasubiza ati, mwarahabye kuko mutamenye ibyanditswe cyangwa imbaraga z'Imana. Mwizuka ntibarongora kandi ntibashyingirwa, ahubwo bamera nk'abamarayika bo mu ijuru. Ariko se byerekeye kuzuka kw'abapfuye, ntimwari mwasoma icyo Imana yababwiye ngo, ndi Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo? Imana si Imana y'abapfuye, ahubwo ni Imana y'abazima. Amena. Muhaguruke dufata kandi bakatudusenga Imana. Muhaguruke dusenge. Nuko Imana Nyakubaha Imana Data twese wo mu ijuru, izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo bishoboka, izina ryawe rihimbazwe.
unyemerere uhumurize abantu, unyemerere uhumurize buri muntu wese uri aha hantu, unyemerere kandi ubwiza bwawe butugereho naho twapfushije, nyamara twakoze ibirori, twambaye neza, twashatse inanga, twashatse ibyiza, twashatse imitako n'indabo kugira ngo duherekeze mushiki wacu. Twemerere Yesu uhumurize imitima yacu kandi ubwenge bwacu buhumurike imbere yawe, kubwa Yesu wadupfiriye igorota ku musaraba. Amen. Bicare gatoya. Haleluya. Twahuye n'ikibazo gikomeye cy'urupfu rutunguranye rwa mushiki wacu, ariko haratatunguwe. Turaza tubyumve muhamya mu kanya. Shimire Claudine wamamagaye mukaje mu ijoro ryabayemo, niwo muco mwiza w'abakristo kubwira umuyobozi wawe ko Imana iguha umugisha kandi yongereho umugisha umuryango wose watabaye muri ubu buryo. Nubwo tuvuga ngo mwicare, turabizi ko mutabona umukwira, turi kubabona n'abandi hanze, turi kubabona n'abandi mu madirishya. Ni ikimenyetso cyiza cyo gutabara, mugatabara. Uku nguku ntabwo ari ugupfa, ni ukwimuka, ni ugusinzira. Pawulo yarimo abigisha ukagira ngo bazahamaho, avuga ati twebwe abazaba bakiriho, ukagira ngo bazaba bakiriho, kandi nawe yaje kugera aho arapfa. Nanjye ndi kubisoma nkandi ndi twebwe abazaba bakiriho, kandi ubu ndi kubibasomera namwe muravuga ngo twebwe abazaba bakiriho, ariko ntimuzi uko bizagenda. Namwe bizaba byararangiye wenda, ntabwo muzi igihe Yesu azazira. Ariko amakuru dufite ni uko uwapfuye akaba apfiriye muri Kristo atazabanziriza natwe uzaba akiri muzima. Mbese uzaba akiri muzima atazabanziriza uwamaze gupfa. Uri mu wamaze gupfa yegereye Imana cyane 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 cyane, ni uzumva impanda mbere y'iki. Imana bagire neza. Singirwa by'umwihariko, urambura ikiganza aho uri, urambura ikiganza rwose, ntugire isoni, urambura ikiganza, urambura ikiganza, tugusengera Imana. Twiye gusenga n'usanzwe, ariko urambura ikiganza tugufashe gusenga Imana. Uyu munsi uba umunsi ukomeye kuri wowe, uyu munsi uba umunsi w'urwibutso. Uyu munsi uzajya uzirikana ko ari bwo wahindukiye, ko ari bwo wemeye kwakira Yesu. Data twese uri mu ijuru, si umwami wacu Yesu wadupfiriye igorota ku musaraba, byiringiro byacu, Imana y'agakiza, Imana y'ibambe, Imana y'imbabazi, Imana y'ubuntu, Imana igira neza ikagira imbabazi. Turagushimiye cyane kubw'ijambo tumaze kumva, turagushimiye cyane kubw'amakuru tumaze kumva, turagushimiye cyane kuri gahunda zose za none uko ziteganyijwe. Gira neza abantu bahagaze imbere yawe maze kumvira ijambo, ubaha ubwenge bwo kwebukira kuzuka, ubaha ubwenge bwo kwakira impinduka z'ubuzima, ubaha ubwenge bwo kwakira ko nyuma y'ubuzima hari ubundi, ubaha ubwenge bwo kubyemera no kubikunda, kandi witwara uko bitari. Uyu munsi uru rupfu rumutera ubwoba, uyu rupfu rumwereke ko byose bishoboka. Watwaraga ubuzima uko abwishakiye. Aha witeka Imana, uyu munsi umuhe guhindukira, yumve ko isaha n'isaha no gutaha byabaho. Witeka Imana, urakoze, ndagushimiye. Sura ubwenge bwacu n'imitima yacu kubwa Yesu wadupfiriye igorota ku musaraba. Amen. Bagiye kubihanganisha, mukomere. Nagira ngo tujye mu mwanya wo kumva ubuhamya bwaranze nyakwigendera umubyeyi wacu. Nagira ngo twumve umwe mu bana biwe wo bita Nitanga atambuke, aze ducunguze uburyo umwete, kubera ko amasaha yagiye. Gahunda yo kugera ku irimbi ni saa 8, kandi turavamo hajyamo n'abandi. Harebye ngo ahirwa abapfapira mu mwami umukatiye. Ahangaha umukecuru icyo twamuvugaho ni byinshi, twavuga bukira bugacya, ariko icyo dushimira Imana ni uko ibyo uwo muririmbyi yaririmbye nawe bimusohoreyeho, ntapfire mu mwami. Umukecuru yari umuntu ukunda Imana, akundaga Imana, akunda umurimo wayo, akunda n'abantu bayo. Muri makeya ntacyo twamushinze, agiye umutima utunganye rwose.
nk'uko amazina ye mubibona yitwa Mukantwari Anne Marie, ariko navuga yuko ayo mazina bamwise yabaye impamo mu buzima bwe bwa uyu munsi. Yabaye intwari, yararwanye. Muri abo bana 9 mwumvishije yari afite asize bamwe yabareze wenyine. Yari umuntu ukunda guhagarara ku ijambo rye, kumva yuko igihe cyose ashoboye kandi kumva yuko icyo ashaka azakigeraho. Ari intwari rero, mufata nk'intwari kandi akunda umurimo w'Imana. Hano afite amakorali 2, iyi korali niye n'iyi ngiyi niye, niyo mpamvu zaje kumushyigikira, kumuherekeza. Umuntu uri aha ngaha wese yakabaho kwifurizwa gupfa apfire mu mwami nk'uko uyu mukecuru byamugendekeye. Mu cyumweru cyashize, ntabwo ntinda, turimo kwihuta. Mu cyumweru cyashize hano haje abavugabutumwa. Umwe yari ahantu avuga ati dufite abageni muri iteraniro. We yarasohotse ageze hanze aravuga ati uwo mugeni ni njyewe, nta wundi ni njyewe, ndimo kubyumva. Ariko nanjye byambayeho nkabyumva, ariko simenye impamvu. Hari indirimbo muri buza kumva korali yo buririmbe, iyo ndirimbo akunze kumvamo kenshi cyane, bibaza impamvu yayo, ariko impamvu yari iyi ngiyi. Ku wa kane rero nibwo yafashwe bitunguranye, bampamagara nari ndi mu kazi, barambwira ati madamu wanjye bampamagara, barambwira ati banguka mukecuru ameze nabi, nta kigenda, yongeye yarembye. Manuka nirukanka, mpageze nsanga umukecuru yarembye koko. Nahise mfata yihuse, mfata abavandimwe banjye ndabahamagara, bafite imodoka, tumwihutisha kwa muganga byihuse. Tugejeje kwa muganga baramwakiriye, bamukorera ibisabwa byose, ariko bitewe n'uko isaha yari iyi ngiyi Imana ariyo yari yateguye, umuganga ntacyo yahindura ku mugambi w'Imana. Muganga ntacyo yahindura ku mugambi w'Imana. Ubwo ngubwo kuwa bukeye bwaho abaganga barabikurikiranye, bamuhatara rya shashika, avuye shashika, ubona nta kundi nyine turabibona yuko ariko ari mu marembera. Turagenda bamuha transfer, yagize asubire ntuza iriya Kacyiru, baduha transfer yo kumuzana hano i Nyamirambo, i Nyarugenge. Ayi Nyarugenge niho yarangije umwuka wa nyuma ejo, uko urugendo rwe rwarangiye. Nanabonera no kubashimira kuko dufata mu mugongo, kutuba hafi, inkuru itunganye gutya, mutamwita kudutabara. Imana ibumugisha. Ntabwo ninze muri byinshi, mfite undi ugiye kumurikirana nawe bivugeho dukeya. Twavuga byinshi ariko ni duke kugira ngo ducuruze ubunyumwete, tumugezeho tumujyanye. Ariko gusa ndabashimiye, Imana ibumugisha, murakoze. Arakoze. Ubuhamya bwa Jacqueline atubwire mu itaha rya nyakwigendera. Haleluya. Munyikirize. Haleluya. 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 Tumenyereye ko abantu baje gushyingura batavuga, ariko twebwe turavuga kuko ubu ni ubukwe. Mugeni yatashye. Haleluya. Musomera ijambo rimwe riri muri Daniel 4:32. Ndahita ndangiza. Daniel 4:32. Haleluya. Daniel 4:32 haranditse ngo ariko abo mu isi yose ni nk'ubusa imbere yayo, ikora uko ishaka mu ngabo zo mu ijuru no mu bantu bo mu isi, kandi ntawe ubasha kuyikoma mu nkokora cyangwa kuyibaza ati uragira ibiki. Haleluya. Amen. Barabiteguye. Mpamvu mbibabwira, nabaga mu ntara y'Iburasirazuba nyuma y'iyo myaka, ariko ni ubwe kubura urugendo wambwiye ati ndumva ngenda, ukeneye hafi yanjye. Siga ibyo nari mfite birabanza birangora,
ariko ndaza kubona umugore mu bagore b'iyi si umeze nka mama byaguhenda. Ni imfura, Imana ishimwe. Ni umwana wanjye mu gakiza nubwo ari mama. Nejejwe nuko arangije urugendo rwe amahoro, kandi abahinduriye benshi ku bakiranutsi bazaka nk'inyenyeri. Abandi inyuma barumuna banjye ndashimira Imana n'umuryango wanjye yuko Yesu yabahaye agakiza bo bose n'abana banjye. Byo ni ibyo gushimirwa, Imana ishimwe. Nyuma rero nakomeje gukurikirana ubuzima bwe muba hafi cyane. Uko yabinsabye niko nabikoze. Hanyuma n'ubwa gatatu yaraguye muri koma agaruka. Ubwa mbere n'ubwa kabiri, ubwa mbere sinari ndi kumwe nawe, ubwa kabiri arambwira ati ariko mwana wanjye ubwa gatatu sinzagaruka. Ngiye ubwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu sinzagaruka. Arongera arambwira ati utangazwa n'umuntu utegura n'imyenda azambara, nipfa muzanyambika iyi myenda. Yarwiteguye, yari umubyeyi ukunda kwiyeza. Ababanye nawe niba mubizi simbizi. Yakundaga kwatura ibyaha, yakundaga kwezwa, nicyo kintu cyamurangaga. Hanyuma rero umuntu w'Imana arambwira ati amijambo rivuga ngo niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Arambwira ngo imfatiro zishenywe umukiranutsi azabishwaho no kwizera. Ariko aratubwira ati urufatiro rukomeye ruracyariho, Uwiteka azabe. Tubuze urufatiro rukomeye mu buzima bwacu nk'umuryango, ariko Kristo niwe rufatiro rukomeye. Mama atakiriho ubuzima burakomeje kuko yatubereye intwari. Yabaye umubyeyi utari igisambo, nawe umubyeyi utapfa kubona ahantu hose. Ntabwo asize atwandagaje. Imana ishimwe. Naramurwaje rero agira ibibazo kubera ubwo burwayi. Uko duherukayo imitsi y'uruhande rumwe y'ubwonko iraturika iburyo. Niko muganga namunyuje mu cyuma arambwira amaraso ye yivanga n'ubwonko. Bwa gatatu nyine rw'ubwubu uruhande rw'ibumoso narwo imitsi yose iraturika, agira ngo abantu mu rujijo. Birangije amaraso n'ubundi yivanga n'ubwonko. Yararwaye umuvuduko na diyabete, nta yindi ndwara imwishe, nta n'ikindi kibazo cyabayeho. Hanyuma y'ibyo rero bariza mu rugo, burya abaganga bareba kure. Ndambwira ntabwo nabishobora, shaka ibitaro bya hafi. Ndabishaka Nyarugenge. Hanyuma tumujyanayo baramukurikirana. Bamukurikiranye rero bigeze kuwa gatanu bishyira kuwa gatandatu, numva umwuka arambwiye ngo senga. Ndasenga. Ntabwo yavugaga, we yabanje kuvuga mbere y'igihe, yafashwe atavuga. Imana yari ibizi, avuga mbere y'igihe. Hanyuma rero ndi gusenga ngiye kubona mbona umukecuru ararabagiranye. Mbona umukecuru yambaye ubwiza bw'Imana. Ngiye kubona mbona humuye amaso, amfasha gusenga atavuga. Kwa wa mwuka nyine n'ubuzima nkajya nyumva arimo aravuga ngo Yesu. Yarinze ava mu mwuka. Ngerageza noneho nibaza ko ndi mu bitaro, ntera haleluya, nzamura ibiganza navuga nti haleluya, nazantegeye akavuga amen. Gutyo muri umuntu wanjye arambwira ati rekeraho, urimo kumucura umwuka. Ariko aguma muri wa mwuka kuvuga Yesu paka umwuka umushizemo. Iminsi maze yose nigeze ndyama, sinasinziraga, nifuzaga kubona ku munota wa nyuma iherezo ry'ubuzima bw'abakiranutsi. Amen. Kandi niba utanabyumva, nubwo watunga ibya mirenge, gupfa kuzapfa, ariko hahirwa abapfira mu mwami, ngo baruhuke imiruho yabo n'imihati, imirimo yabo igenda ibaherekeje. Nta wasoroma igiti cyizaho imbuto mbi, nta nubwo iriba rivamo amazi akereye itanaryoshye. Igiti cyose kigaragazwa n'imbuto zacyo, muzabamenyera ku mbuto zabo. Twe nk'umuryango rero ntacyo tumushinja,
tubere umubyeyi mwiza, itorero yabanye neza. Nyine ntawabuza satani gukora ibyo agomba gukora, ariko kunesha ni ukw'Imana. Birangira amavuta y'ubuntu bw'Imana ari yanesheje. Imana ishimwe. Mbahumurize rero, Kristo yamucyuye neza, yamucyuye amahoro, umugeni yatashye. Murakoze, Imana ihumurishe. Arakoze kandi namwe mwaje kudutabara. Nagira ngo nongereho ko mwaje mu ishuri, mwaje kwiga, uwiga neza abasha gufata. Nyakwigendera nanjye ndamuvugaho gato. Hari igihe mu minsi yashize, mu byumweru bishize, nari mfite nibature ndi kwigisha ahangaha, arampamagara arambwira ngo ndagira ngo uze nkwaturire unsengere, kuko ndumva ndi mu nzira yo gutaha, ndi kwiyumvamo ko ndi umugeni, ariko ndaba umugeni ari uko maze kwezwa. Aranyaturira arambwira ngo unsabire Imana imbabazi ku byo naba narakoze byose. Amaze kwatura twarasenze, arongera arambwira ngo nkeneye kongera ukansengera irindi sengesho. Arambwira ngo icyo ngira ngo unsabire Imana nuko wayimbwirira ikazampa imbaraga zo kugira ngo nzatahe nyikorana ibature. Yashakaga gupfa agikomeje gukorana ibature. Nibature iragoye, umuntu yabyuka nibwo aba agishaka gusinzira, ariko yari umukecuru ucyumva ashaka kubyuka kare akaza kumva ijambo ry'Imana. Arongera arambwira ngo ndashaka kuzagenda neza, nkazajya kureba abatubanjirije. Nguko rero mwitahaye, ndi umugabo wo kubihamya, yarabimbwiye. Twabanye muri ibyo bihe, nta kibi muziho, kandi namwe ndabizi ko nta kibi mumuziho. Kandi n'uwo baba bafitanye ikibazo yaza kwegera, akatwegera, akatubwira, tugafatikanyiriza hamwe gukemura icyo kibazo. Natwe turahari nk'umuryango, turahari kugira ngo tuzibe icyuho cya mukecuru wagiye. Nagira ngo nizimbye mu magambo nshimire itorero, nubwo ndi bwongere nkabasubiza mu mwanya. Turabashimiye kudufasha muri iki gikorwa, nubwo mugikomeje kudufasha. Mu izina ry'umuryango mwumve ko tubashimiye. Sinabura nanone guha umwanya itorero, mu bantu, abe mu baririmbyi cyangwa mu bayobozi bashumbye itorero, bari mu bantu nabo bazi amateka ye, kuko bamureze mu by'agakiza, babanye nawe umunsi ku munsi, ndetse banasangiye n'igaburo. Nagira ngo twumve uwo mubabo. Murakoze. Mukantwari izina ry'umuntu, twarabanye nk'uko mwene data abivuze, twakoranye umurimo w'Imana muri korali Intwarane. Ubwo rero nyine mu minsi yose yatambutse, yazindukaga kare cyane, tukamusanga ahangaha nta n'umunsi n'umwe. Icyumweru cyararangiraga agatangira ikindi, umwaka ugashira agatangira undi. Twabanye muri ubwo buzima azinduka kare, nta muntu wamutangaga. Rero igihe rero kiragera nyine ararwara, maze kurwara akagenda akira, ariko kongera akagaruka. Icyamurangaga cyane nuko niyo yijajaraga yahita agaruka muri nibature, muri korali Intwarane. Igihe kimwe rero dutegura ko hari abashyitsi bazaza kudusura, dutegura kugura uniform. Avuga ati nanjye ngomba kugura uniform, nanjye nkazayambara, tukazayambara badusuye. Turayitegura, turayigura, ariko aratubwira ati ariko icyo nshaka ngewe nuko umunsi napfuye bazanyambika ikanzu ya korali Intwarane, nzaba nyambaye rwose. Gitangaza rero gikomeye nuko iyo korali yaje, tugasohokana uniform ya korali Intwarane, we nyirayambaye. Urumva ko Imana yari yayizigamye kugira ngo azayambure ku munsi wo gutaha. Sinzi niba ari iyo kanzu bayimwambitse, twebwe twazambaye kuko yabitubwiye. Vuga ati muzayambara nkuko nanjye uwo munsi nanjye nzayambara. Bana rero bamugisha ngo ayimwambitse,
Imana ishimwe nyine twaje kumuherekeza kuko yari yarabigambiye nabivuze, ahubwo iyo umuryango utaza kwimwambika bari kuba bamukoshereje, ariko yarabisabye. Iyo rero twasabaga ubwitange bwo gufasha umuntu, Mukantwari niwe wabonekaga wa mbere wabishyigikiraga, yazamuraga ikiganza akavuga ati nimba ntanafite ndayaguza, ariko byanze bikunze agakiranuka mu murimo w'Imana. Imana rero imuhereza iruhuko ridashira. Ndibwira ko wacu aduhaye ubuhamya, kandi natwe turizera ko yatashye. Bushize yavuye muri koma turamusura, ariko igihe cyo gutaha ntabwo yakiyumvagamo, ko twamubonanaga ubwoba bukomeye cyane, ariko igihe kigeze noneho ariyakira. Imana ishimwe kuko igihe cy'Imana cyari kigeze, itariki ya 28 Imana ishimwe ko Imana yemeye ko ataha. Imana rero ibamugisha, ubuhamya muziho cyane n'ubwo ngubwo. Murakoze. Arakoze mushiki wacu, nawe nacunguza uburyo umuhete, mbasaba abandi baze kunyegera mbandike tuze gutangira ubuhamya. Aba bari bansabye munyemerere tubumve gato, ariko nyuma y'aba ngaba abandi bashaka kuza gutanga ubuhamya muze kunyegera mbandike, nitugera Nyamirambo naho ndaza kubaha umwanya muze gutambutsa ubuhamya bwaranze mukecuru. Miriwe neza. Kano kanya ndumva nanjye umutima unyemeza neza ko nafata akanya gato nkavuga kuri uyu mubyeyi Mukantwari, kubera ko ari ibihe byiza byo gukorera Imana no gushaka imirimo myiza duherekeza twahuriyemo mu mirimo dukorera Imana. Njye nitwa Nsengiyumva Evariste, mbarizwa muri iyi korali abategereje umukiza, ariko kandi hari n'icyiciro mpagarariye gishinzwe iterambere hano ku itorero rya Nyarurama. Ndagira ngo rero muvugeho gatoya uburyo twabanye nk'umuntu wakunze gukorera Imana. Mukantwari uyu nguyu turimo kuvuga warangije urugendo rwe hano mu isi, yari umuterankunga wa korali abategereje umukiza. Ngira ngo hashize hafi nk'imyaka irenga cyangwa se igera muri 5 ari umuterankunga wacu. Nubwo yagaragazaga ko afite imyaka igeze mu zabukuru, ariko hari abantu benshi nk'umuntu wayoboraga icyiciro nabonaga arusha ubutwari bwo gukunda gukorera Imana ndetse no gushaka imirimo myiza izamuherekeza mu mbaraga yari afite. Mu ivugabutumwa twagiye dukora rya korali ryo kujya mu ntara, yabaga uwa mbere mu kudutera inkunga, akadufasha korali kubera ko yabaga ifite abana bato badashobora kubona muri korali, akaduha amafaranga uko ashoboye. Hari igihe twigize kugira igikorwa gisaba amafaranga menshi, ariko kandi hari n'imirimo hari ntekereza ko yagiye akora mu ibanga benshi batari bubashe kubona uko bavuga, kuko uko twakoranye ndabisobanura birahita byumvikana ukuntu hari n'imirimo yagiye akora kandi myiza agendanye mu mutima w'Imana izi. Dufite icyo gikorwa aragambira mu mutima wahiga umuhigo wo gutera inkunga korali, ahiga amafaranga kandi atari makeya. Arangije yagira ibanga arampamagara nk'umuyobozi wari uyoboye korali icyo gihe, antumaho umuntu arambwira ngo ndashaka guhigura umuhigo nahigiye korali kandi ni we nshaka wenyine. Arampamagara nshaka umwanya njyayo ndi jyenyine. Arangije ubwo butumwa bw'umuhigo yari yarahigiye Imana bwo gukora umurimo w'Imana muri korali abategereje umukiza. Arangije arambwira ngo noneho rero unsengera Imana, kubera ko iyo mpize ikintu nihutira kugihigura. Ni muri kiriya gihe cy'uburwayi ubwo yarakubutse mu bitaro by'i Masaka, arambwira ati unsengera Imana, kuko numvaga ikintu cya mbere ndi bukore nimara gukira ndi buhigure uwo muhigo nahize. Uwo muhigo yarawuhiguye, yawumpereye iwe muri salo, musengera Imana musabira umugisha. Ndumva ubwo butumwa narabushyikirije korali, ntabwo mbeshya barahari nabo narabibabwiye, ariko ni ibanga ryanjye nawe kuko yansabye ko awuhiguye akaritari ngombwa kuba nabitangaza, kandi yakoze neza, ni imirimo myiza. Mu cyiciro nari nyoboye cy'iterambere, kuko nari muzi mu butwari, namushyize mu bantu tugomba gutumira mu gikorwa twari dufite twashaka gukora hano ku mudugudu. Araza nk'umukecuru nari nzi ufite ubutwari, n'abandi bagenzi banjye bamfasha kwemera ko yaza. Aje nabwo agira umutima aravuga ati n'ubundi ndifuza gukorera Imana. Arambwira, ngira ngo yavugiye muri bagenzi banjye ko twicaye hano, aravuga ngo nanjye ndemera gukora, ngo kandi uko ndi bukore ngo niwe tubiziranyeho, ngo ndakora nka kwa kundi cyagiye ubushize twagenje.
ndamubwira ati nta kibazo ndabizi tubiziranyeho. Igihe rero cyarageze Mukantwari ashaka wa muhigo vuba vuba yatanze, yaje mu ba mbere bari bahigiye aho hantu, arongera ampa wa muhigo n'ubundi mushyikiriza ababishinzwe muri icyo cyiciro ndawuhigura, ubu nawe agiye yarawuhiguye. Rero ubwo uburyo twabanye mu byiciro nari nyoboye, imihigo yahize muri ibyo byiciro twabanyemo agiye ayihiguye, kandi ntekereza ko Imana imwakiye mu bakozi bayikoreye neza akiri hano mu isi. Nifuza kubwira umuntu wese ngo akoreshe igihe akigifite, kuko hanyuma y'igihe nta gihe gihari. Ndumva ari ubwo buryo namuvugaho. Hanyuma ngewe kufatwa kwe no kurwara kwe byarantunguye, ndahamiriza ibyo umuvandimwe amajije kuvuga ko yamusabye ko mu rugendo rwe yazarurangiza agifite imbaraga zo gukora Nibature. Yafashwe ngira ngo kuwa 4 nimugoroba, mu makuru nakurikiranye yuko yafashwe. Ngewe kuwa 4 mu gitondo nari ndi hano muri Nibature, ariko habayeho gatoya ku rusengero tubura urufunguzo, nubwo tutari twagakererwa cyane. Ariko mu bantu ba mbere nasanze bategereje hariya nyuma y'urusengero kuwa 4 mu gitondo, mu bantu ba mbere Mukantwari yari arimo yicaye hariya. Twakoranye Nibature turayisozanya ari muzima. Ntekereza ko gufatwa yafashwe kuri uwo munsi nimugoroba, mu gitondo Imana yamuhaye imbaraga zo gukora Nibature. Numvaga umutima rero urimo gukomeza kumpamiriza cyangwa kunsaba ko natanga ubwo buhamya, kuko buri mu byiza yakoze kandi bigomba kumuherekeza mu rugendo rwagize rwo gukorwa muri uyu mubiri. Murakoze. Murakoze cyane. Cunguza uburyo umwete. Haleluya. Nge ndumva nta bintu byinshi navuga kuri uyu mukecuru, nk'umuntu ushinzwe abashyitsi hano kuri uno mudugudu. Ndavuga kuri uyu mukecuru. Uyu mukecuru twabaga dufite abashyitsi, haba ari kuwa 4 yabaga ari hano cyangwa se ku cyumweru yaba yabonetse, yansangaga ati kuri cya gikorwa cy'umushyitsi, mu bushobozi bwe no mu mbaraga agakora tumushyitsi ntakwiriye kugenda yaje mu rugo ngo agenda agwa mu nzira. Uyu mukecuru rero ndahamya ko mu mirimo yakoze n'ubwitange yakoze, urumva umuntu w'umukecuru wo gutekereza nimba umuntu azaza agakora ku butunzi bwe akavuga ati nakira umushyitsi. Ubwo rero mu butumwa bwose yagendaga ampereza n'abashyitsi baje hano tukabakira. Wumve ko uno mukecuru agizemo uruhare, Imana imuhe urugo rudashira. Urakoze cyane. Ntari nasubiza umwanya itorero ngo ridusoreze, nagira ngo abantu badafite uburyo bwo kugenda hanze hari umuntu ugikomeje kwandika, niba atari yuzuza wabishobora yaza kunyonyomba gake mu kinyabupfura, kwa ko turi mu nzu y'Imana, akagenda bakamwandika. Noneho abo abiyandikishije hari kwasiteri twateganyirije umuryango indangururamajwi kuri buri muntu wese kugira ngo tuvuge kuri uyu mubyeyi bwakwira bugake. Hanyuma tugiye gutanga ituro ryo gufasha umuryango usigaye. Nsaba korali kugira ngo baririmbe indirimbo, ndetse arashoboka ko hari n'ababa batasezeye. Nsaba yuko nabo turimo dutanga iryo turo, ndetse na korali irimo iririmba indirimbo n'abasezera basezera. Nyuma turaza gusaba umushumba wacu aze kuza kudusoreza dusabira umugisha ku Mana. Hanyuma rero muririmbe iyo ndirimbo, bazane n'icyo giturisho kugira ngo dutange ituro ryo gufasha umuryango. Hanyuma abadufasha nabo kuba basezera batabashije gusezera. Tuzabana nawe mwami Mana, tuzabana
kubana nawe mwami Mana. Hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa, kuko nibwo tuzaba turirimba izabanesheje. Hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa, kuko nibwo tuzaba turirimba izabanesheje. Hazabaho kuramya no guhimbaza Imana, kuko nibwo tuzaba turirimba izabanesheje. Hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa, kuko nibwo tuzaba turirimba izabanesheje. Yesu azashimira itorero imbere y'Imana, ati nguyu mugeni nashakaga igorogota, natwe tuzishima ko tunesheje. Gira icyifuzo nawe cyo kuzabayo. Hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa, ubwo nibwo tuzaba turirimba izabanesheje. Umubabaro uzaba mu ijuru n'umunezero, ibyifuzo bizaba birangiye tugezeyo. Abaho batuje bakuba neza, babayeho mu buzima bwo gushima no guhimbaza. Hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa, ubwo nibwo tuzaba turirimba izabanesheje. Ubwo nibwo tuzaba turirimba izabanesheje. Muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yahere. Muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yahere. Umere nk'abagaragu bategereje shebuja agarukira, kugira ngo nakomanga bamukingurire vuba. Hahirwa abagaragu azasanga bari maso. Ndababwira ukuri ko azakenyera akabicaza akabahereza. Ndababwira ukuri ko azakenyera akabicaza akabahereza. Muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yahere. Muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yahere. Umere nk'abagaragu bategereje shebuja agarukira, kugira ngo nakomanga bamukingurire vuba. Hahirwa abagaragu azasanga bari maso. Ndababwira ukuri ko azakenyera akabicaza akabahereza. Ndababwira ukuri ko azakenyera akabicaza akabahereza. Kandi mumenye ibi yuko nyir'inzu yakabaye maso, ntiyatumye inzu icugurwa. Kandi mumenye ibi yuko nyir'inzu
itanesha n'uwahawe ebyiri azigetura izindi ebyiri ariko uwahawe imwe aragenda arayitaba shebuja aramuhana abasigaye arabarera bizaba nk'iby'umuntu warugiye mu ruzinduko hamagara abagaragu be babasigire ibyo atuje uwawe itarane eshanu azigetura izindi eshanu n'uwahawe ebyiri azigetura izindi ebyiri ariko uwahawe imwe aragenda arayitaba shebuja aramuhana abasigaye arabarera kandi mumenye ibi yuko nyir'inzu yakabaye maso ntiyatumye inzu icukurwa kandi mumenye ibi yuko nyir'inzu yakabaye maso ntiyatumye inzu icukurwa nuko bene data muhore muri maso kuko mutazi umunsi cyangwa se igihe umwami wacu azagarukira gutwara itorero nuko mube maso nuko bene data muhore muri maso kuko mutazi umunsi cyangwa se igihe umwami wacu azagarukira gutwara itorero nuko mube maso nuko bene data mubare muri maso kuko mutazi umunsi cyangwa se igihe umwami wacu azagarukira. Pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climbed were just seasons at a time. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, little children everywhere. When you see them, I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the song, like the seasons, have all gone. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the song, like the seasons, have all gone. Yeah, yeah, yeah. Goodbye, Michelle, my little one. You gave me love and helped me find the sun. And every time that I was down, you would always come around.
byose ku buntu n'inama tugira uri Imana ikiranuka muri byose ku buntu n'inama tugira ubunegereje kandi nihanganye uzasobanukirwa byose mfite ibyiringiro bifite ubugingo bifite umugabane mw'ijuru. Ibikoresho byose biri kumwe n'umubiri we byose bibe ibikoresho byejejwe imbere yawe. Dusengera iteraniro riri aha hantu kugira ngo rikore iki gikorwa nk'uko wabigennye, naryo uriho umugisha mwa Imana yacu kuva dutangiye kugeza dusoje, kuko kwawe kwiza kubana na buri wese muri twebwe. Uwa Yesu wadupfiriye uruta ku musaraba. Amen. Harimo arakoze kudufasha mu isengesho, ntabwo ubwizimbe mu magambo cyangwa ngire byinshi tuvuga. Byinshi twagiye tubivugira mu rugo, ibindi tubivugira mu rusengero, ariko ntibikuyeho ko na hano twagira icyo tuhavugira. Rero tugiye guha mwarimu adufashe muri uyu muhango. Nyuma ya mwarimu adufashe muri iki gikorwa, ndaza kubamenyesha izindi gahunda uko zigenda zikurikirana. Mwari twaye karibu, twasenze ubwo wanisengeye. Imana si Imana y'abapfuye ahubwo ni Imana y'abazima. Amena. Amen. Twebwe abantu tubona ko umuntu yapfuye, ariko ku Mana siko bimeze. Yesu yigeze kubwira abigishwa be ngo Lazaro arasinziriye, bati nibasinzira azakanguka. Ageze arabirira atera apfuye. Twebwe nitwe tubona ko umuntu yapfuye, ariko ndagira ngo uyu munsi mbatangarize ko umuntu agizwe n'ibice bitatu. Igice cyitwa umwuka n'umubiri, ikindi cyitwa ubuzima. Tuguruta ku musaraba. Amen. Yego, babandi badufasha kumugeza hasi nibadufashe agere hasi, noneho mbabwire ikindi tugiye gukora. Kanari byo mu gihe gito Eliya yajyanywe n'ingoga, umuriro ukazazuka ari uw'icyubahiro, ubibwa ari uw'akavukire ukazazuka ari uw'umwuka. Ab'umuryango nabo abana be mukomeze yandirimbe, abaririmbyi bakomeze. ibihumbi turanyumukiza tuzamuririmbira twese, uri Imana ikiranuka muri byose ku buntu n'inama tugira, uri Imana ikiranuka abarangije makanya abandi nabo bahagere byose ku buntu n'inama tugira, ubunegereje tumeza yubaka w'isuku tutarabona, niho iwacu ijuru bwiza tuzahoramo, niho iwacu ubutura bwiza tuzahoramo. Yesu ni ugira amahoro meza, urupfu n'ibyago ni ubitsinda, abashaka ubugingo budashira ni mu mwizigiro
ijuru tuzimana n'umukiza muze mwese dushengerere ijuru tuzimana n'umukiza muze mwese dushengerere ijuru tuzimana n'umukiza muze mwese dushengerere ijuru tuzimana n'umukiza. Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABCs, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye my friend, it's hard to die. barakoze cyane. Muhango twari dufite wo gushyiraho indabo twasaga nk'abawuhumuje. Mu izina ry'umuryango nongeye kubashimira kwifatanya natwe, nongeye kubasabira umugisha ku Mana. Imana ibahe umugisha kubwo kuza kudutabara no kudufata mu mugongo. Twebwe ntabwo dufite icyo twabaha, ariko Imana yo mu ijuru izabaho umugisha. Amen. Amen. Imana izabaho umugisha. Turabashimiye. By'umwihariko twongeye gushimira itorero, abayobozi, abaririmbyi badufashije muri uyu muhango. Turabashimiye kudufasha muri iki gikorwa. Namwe Imana ibahe umugisha. Nagira ngo babwire ko dusoje gahunda yari iri hano. Gahunda igiye gukurikiraho turakarabira hano hepfo. Muragenda mwabona n'ahantu ho gukarabira, tumanuka murahita mwabona ni hano hepfo, ntabwo nta mabibi ahari. Niho tugiye gukarabira, ni naho dusoreza, tukabwirwa izindi gahunda zikurikiyeho. Duha n'umwanya umukuru w'umuryango kugira ngo aze gukurikizaho, ariko nsaba mwarimu adusoreze kugira ngo Yesu Kristo, turagushimiye rwose uko byose bigenze, uko twatangiye nuko dusoje abanye natwe. Tumugiye neza rero abantu bose bagize icyo bakora kugira ngo umuriro wa mushiki wacu ushingurwe neza. Aho Imana yacu none unaduherekeze ikindi gikorwa bagiye gukurikiraho mwami, wowe kwiza kubana natwe, kandi akwingize ngo byose bigende neza nk'uko twabiteguye ku bwa Yesu wadupfiriye kuruta ku musaraba. Amen. Noneho twamanuka izindi gahunda niho tuzikomeza. Learned of love and ABCs, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. ariko zikunza bimenya ikukituriza ibyago biriho kanari byo mu gihe gito ikukiturizwa ibyago biriho kanari byo mu gihe gito sunze kufika magari ibihumbi harimo ibyo wangeneye icyo wabikwiye ngo ni ukugera ngo agere mu ijuru
turagushimiye rero, turifuza ko iri jambo ryatukorerwamo, turifuza ko iri jambo ryatugirirwaho. Kwezwa turagukeneye, kwezwa kw'imibiri yacu turagukeneye, kwezwa k'umwuka wacu turagukeneye, kwezwa k'ubugingo bwacu turagukeneye. Buri wese urangaye yerezwa imbere yawe, kandi ko kuko bitugire neza ibyiza bidukwiye duhera ubuntu bwa Yesu Kristo. Amen. Arakoze. Munyemerere mbasabe muve gusozanya natwe. Nta minota irenze 4 dusigaje aha ngaha, niyo mpamvu nabasabaga ngo mwihangane kuva kare. Muri iyo minota 4 munyemerere nsabe umuyobozi w'umuryango aze nawe tumuhe umwanya. Murakoze cyane, mwiriwe neza. Ntabwo mbatindira, ni itangazo umuryango wansabye kubamenyesha. Ikiriyo tuzagisoza ku itariki 10 z'ukwa munani muri uwo mwaka. Umwana washyinguye nyirakuru, umuryango wamugeneye inka. Ndumva rero nasoza mbashimira kuba mwamenye inkuru byatubayeho, mwabanye natwe kandi mwabigaragaje, musozanye natwe. Ibisigaye Imana ibarinde, ibahumurize. Arakoze cyane, Imana imuhe umugisha. Kuba turi hano ibigaragaza ko twari inshuti za mukecuru. Ntabwo twari inshuti magara za mukecuru, kuko inshuti magara niyo bazajyana mu ijuru. Uwo ni Kristo niwe bajyanye mu ijuru, niwe nshuti magara wenyine. Mwebwe muri inshuti za mukecuru. Hari n'abo baziranye bataje, hari abantu baba baziranye, hari inshuti, hari n'inshuti magara. Inshuti magara ni Kristo, inshuti ni mwebwe mwaje mwihanganye mukadufasha mukagwa mu mwanya wanyu. Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10.